Kristo Yezu akuzwe. Ni Marie Clarisse Mukandengo. Mureke twongere twibukiranye ibizira muri iki gihe cy'igisibo. Kristo Yezu akuzwe. Umubiri si roho. Mwebweho bavandimwe, mwahamagariwe ubwigenge. Gusa rero ubwigenge ntibukabere umubiri urwitwazo. Ahubwo umwe abere undi umugaragu, mugirira urukundo. Kuko amategeko yose abumbiye mu ijambo rimwe rukumbi ngo uzakunde mugenzi wawe nkawe ubwawe. Naho niba mushihana mugacagagurana, muramenye ntimuzamarane, mureke mbabwire, roho nabayobore. Nibwo mutazakora iby'umubiri urarikira. Kuko umubiri urarikira ibirwanya roho, na roho igakurikirana iby'umubiri wangira. Ibyo byombi koko birazirana ku buryo namwe mutagenza uko mwishakiye kose. None rero niba muyoborwa na roho, ntabwo mukigengwa n'amategeko. Ibikorwa by'umubiri birigaragaza: ubusambanyi, ubuhabara, ubwomanzi, gusenga ibigirwamana, kuroga, kwangana, gukurura intonganya, ishyari, uburakari, kwikuza, amazimwe, amakimbirane, inzika, ubusinzi, ubusambo n'ibindi nk'ibyo. Ndababuriye nk'uko nigeze kubibabwira, abakora bene ibyo nta murage bazahabwa mu bwami bw'Imana. Naho imbuto za roho ni urukundo, ibyishimo, amahoro, kwihangana, ubugwaneza, ubuntu, ubudahemuka, imico myiza, kumenya kwifata. Nta tegeko ribuza imigirire nk'iyo. Abakristu babambye ku musaraba umubiri wabo n'ingeso mbi ndetse n'irari. Niba mubeshejweho na roho, nituyoborwe na roho. Kristo Yezu akuzwe. Ni mu Banyagalati umutwe wa 13 umurongo wa 20. Ni mu Banyagalati umutwe wa 5 umurongo wa 13 kugera kuri 25. Murumva yuko umubiri muri make ntabwo ari roho. Ariko cyane iki gihe cy'igisibo, reka twibande kuri ibi ngibi. Abanyagalati 5:19 reka bariho twibanda cyane. Uretse ko nabanje gusoma haruguru kugira ngo byibuze unatekereze icyo bari kuganiraho. Kristo Yezu akuzwe. Ni ukuvuga ngo titre iravuga ngo umubiri si roho. Ariko turenze 13 tukagera ku murongo wa 19 baratubwira ngo ibikorwa by'umubiri birigaragaza. Kristo Yezu akuzwe. Niba ufite ibi bikorwa nawe turi kubona ahangaha kuri 19 byumve, utoranyemo ibyo ufite urebe n'ukuntu byirinda. Mu bikorwa by'umubiri birigaragaza: ubusambanyi, bimwe maze iminsi mvuga, ubuhabara,
nabwo ni ibikorwa by'umubiri, ubwomanzi, gusenga ibigirwamana, kuroga, kwangana, gukurura intonganya, ishyari, uburakari, kwikuza, amazimwe, amakimbirane, inzika, ubusinzi, ubusambo n'ibindi nk'ibyo. Kristo Yezu akuzwe. Reba ibi bintu batubwiye nawe wisuzume. Ngo ndababwira ukuri, ndababwiye nk'uko nigeze kubibabwira, abakora bene ibyo nta murage bazahabwa mu bwami bw'Imana. Kristo Yezu akuzwe. Ngo ndababwira yuko abakora bene ibyo nta murage bazahabwa mu bwami bw'Imana. Noneho muri ibi bintu byose nawe mbabarire umbwize ukuri, ibyo ukora ni bingahe, ibyo udakora ni bingahe? Isuzume muri iki gihe cy'igisibo, noneho ufate umugambi, wihe n'inama muri weho mu mutima wawe, utekereze ngo aho kugira ngo nkore ibi bikorwa by'umubiri, reka ngerageze byibuze bino bari kutubwira bya roho, ngo nta bwami bazabona mu bwami bw'Imana. Ariko kuri 22 baratubwira ngo naho imbuto za roho ni urukundo, ni ibyishimo, ni amahoro, ni ukwihangana, ubugwaneza, ubuntu, ubudahemuka, imico myiza, kumenya kwifata. Kristo Yezu akuzwe. Muri iki gihe cy'igisibo tugomba kugerageza gukora ibi, kuri 19 tukahihora, tukareba 22 tukavuga ngo tugomba kugerageza kugira urukundo muri twebwe, kwishimira bagenzi bacu, gutanga amahoro. Tuzi neza ko muri ino minsi papa yifuza yuko ibihugu biri mu makimbirane, biri mu ntambara, byashyira intwaro hasi tukayoboka inzira y'amahoro, umutekano, urukundo, amahoro n'ibyishimo. Kristo Yezu akuzwe. Kwihangana, umuntu nakugirira nabi cyangwa nagukosereza, gerageza umwihanganire. Ubugwaneza, tugomba kugira abantu neza tukirinda kugira nabi. Ubuntu, tukabagirira ubuntu. Ubudahemuka, tukirinda kubahemukira. Tukagaragaza imico myiza, tukamenya kwifata mu buzima bwacu. Kristo Yezu akuzwe. Igihe cyose turi mu bandi tukamenya uko twitwara, igihe cyose twakoze ikibi tukagerageza kwigorora n'Imana. Ngo nta tegeko ribuza imigirire nk'iyo. Aba Kristo Yezu babambye ku musaraba umubiri wabo n'ingeso mbi ndetse n'irari. Kristo Yezu akuzwe. Ibi byose byo mu Banyagalati 5:19, ibi byose nibyo abantu bemera Yezu Kristo babambye ku musaraba kugira ngo Yezu nazuka azatubabarire, noneho tuzukane nawe dukora ibingibi byemewe gukorwa nk'uko muri 22 batubwira. Ni ukuvuga ngo tugerageze kubamba ibi byose byatunaniye ku musaraba, tugerageze kubyereka Yezu, tugerageze kubimuha, maze adutwarire iyo misaraba yacu kugira ngo ku munsi wa Pasika tuzazukane na Yezu, tuzazukire kubona ibyiza, tuzazukire gukora ibyiza, turusheho gukora icyo Nyagasani ashaka. Ngo niba tubeshejweho na roho, nituyoborwe na roho. Kristo Yezu akuzwe. None se ko nivugiraga cyagiye ngo icyaha cy'ubusambanyi n'ubusinzi, ibyo ni ibyaha bikorerwa mu mubiri, ni gute watwara roho mutagatifu utwaye n'abandi bantu? Ni gute watwara roho mutagatifu utwawe n'ibigirwamana bijunjamye? Ndavuga niba wagiye mu businzi, niba wagiye mu buraya, ugatwarwa n'iyo myuka mibi yose, roho mutagatifu yaca hehe? Isuzume nanjye nisuzume. Turi mu minsi yo kwihana, turi mu minsi yo kwisubiraho, turi mu gihe cy'igisibo, tukigomwa, tukemera ko turi abanyabyaha, tugaca bugufi, tugasaba Nyagasani Yezu wazutse imbabazi. Kristo Yezu akuzwe. Uyu munsi ni jyewe wihana, uyu munsi ni wowe wihana, uyu munsi ababwirwa ni twebwe twembi uko turi babiri. Twirinde ibi bikorwa by'umubiri, twerekeze ku bikorwa bya roho, kugira ngo roho mutagatifu atahe mu mitima yacu muri iki gihe cy'igisibo. Waba ufite ikintu, waba utagifite,
waba uri umukire waba uri umukene, waba utuye waba udatuye, ntawe bitareba, ibi byose birakureba. Kristo Yezu akuzwe. Tureke rero ibikorwa by'umubiri, ahubwo duharanire gukora ibikorwa bya roho, tugengwe na roho mutagatifu twahawe. Kristo Yezu akuzwe. Njye ndi Marie Clarisse Mukandengo, ugushishikariza guhangana n'ibikorwa bya roho aho kugira ngo duhangane n'ibikorwa by'umubiri. Kristo Yezu akuzwe. Ngo ibikorwa by'umubiri birigaragaza, bakabitubwira ibyo ari byo, ariko imbuto za roho ni urukundo, ni ibyishimo, ni amahoro, ni ukwihangana, ni ubugwaneza, ni ubumuntu, ni ubudahemuka, ni imico myiza, kumenya kwifata. Nta tegeko ribuza imigirire nk'iyo. Abakristo Yezu babambye ku musaraba umubiri wabo n'ingeso mbi ndetse n'irari ryabo. Niba tubeshejweho na roho, nituyoborwe na roho mutagatifu. Roho w'Imana ngwino, roho w'Imana ngwino, roho w'Imana ngwino, ngwino tuyobore. Murengezi wacu, hari abashikamiwe barengana rwose, uca ingoyi baziritse. Roho w'Imana ngwino, roho w'Imana ngwino, roho w'Imana ngwino, ngwino tuyobore. Dusabirane.